Yes, so tugiye gukomeza inyigisho zacu kuri computer vision na image processing dukoresheje Python. Turagerageza nyine kuzishira mu kinyarwanda ku buryo bushoboka, ibitashobotse nyine bikomeza mu cyongereza nta kundi. So kuri video y'ubushize nyine twabonye introduction cyangwa se intangiriro kuri computer vision niki, image processing niki. So niba ari video nyine cyangwa inyigisho za mbere tugiye gukorana, so wareba video y'ubushize turashira link aho hasi. Twihuse, ubushize twabonye yuko dukoresha libraries yitwa OpenCV sibyo, kugira ngo dushobore gusoma ama image, dushobore no kuya displaying. So indi dukenera ni yitwa matplot. Nitwemerera kugira gute kwerekana amashusho cyangwa amadata yandi yaba ufite niyo yabatara amashusho. So icyo dukora hano ni ikintu ko dukora import cv2 kugira ngo dushobore gukoresha muri programu yacu OpenCV. Hari icyo dukora ni iki, import matplotlib.py plot as plt. So izino library ebyiri nizo dukenera kugira ngo dushobore gusoma amashusho cyangwa se images, hanyuma dushobore no kuzerekana. So twavuze yuko image cyangwa yose icyo dukoresha cv2.imread sibyo. Noneho ukagira gute hano icyo wandika ni wandikaho directory, icyo bita directory muri Unix cyangwa Linux, cyangwa se folder muri Windows, ahantu nyine image ugiye kureba ibitse, hanyuma ugashyiraho n'izina rya image. So bushize twavuze ko nuza yacu ibitse muri folder yitwa ndikumva ari kgr. Yes, then ushobora gukanda tab ikwereka nyine amashusho. So tugahitamo imwe hano. Yes, so hano nuko hitondera hano kubikosa. So ukagera icyo, so hano ubwo no gusoma ishusho. So igihe ushaka kwerekana iyo foto wasomye nta kindi ni none urakoresha ino plt. So .im show, yes, ushiramo ya image. So hano ushobora kayituyigire sima. Hano no kuyigira no kugira ngo tuyitwe grayscale no kugira ngo printing gusa, then ukagira plt.show. So urikubona kitayerekana nyine ya foto uba umaze gusoma. So hano noneho icyo tugiye gukora niki uyu munsi, ubundi iyi foto muri computer ibimeze niki, ni gute computer yumva iyi ntuza. Ubushize twavuze ko ari ntabwo twavuze ko ari matrix, twavuze ahubwo ni yes, ni ibimeze nka matrix cyangwa se array, izo bita multi dimension array. So it's like 2D array. So reka tubirebe ibyo ari byo. So hano icyo ngiye gukora ni icyo ikona hano twabishize muri image. So hano ngiye kwandika image, noneho ni printing. So uri kubona kuntu ino mibare iyitiza. So hano iri kutwereka imibare myinshi. Reka tubanze tugire shape turebe kuntu ino image shape. Uri kubona ko ino ifite intuza twavuze ko ari 2D. Reka dukoreshe intuza nziza kugira ngo tubibone. Urugero rwiza ni okay, bona reka tubisobanure hano. So hano ni ukuvuga ibifite imirongo 500, ifite n'amakolon 750, kandi ikaba ifite na channel 3 sibyo. So hano ni ukuvuga iki, reka tugire tuze nkaba byoroshye gato dukora ka image gatoya. So katugire gutya, hano turaza kubyumva neza. So 8 So hano icyo nkoze ni iki, hano icyo nkoze ni ukuvuga noneho ngiye gufata hano, uvuye hano mfate kuri nuza gusa 8 na hano hasi 8 gusa, noneho twerekane kano kantu bo ariko karaba kadasomeka uburyo wakabona. So
ariko so noneho reba uko bimeze noneho hano kubona noneho icyo hano dushaka kwerekana ni ukuvuga ko uhita ubibona ko ya image ari ni numbers ziri muri mu ma arrays, multi-dimensional arrays. So reka wenda tushobora kugira na ijana, katugira ijana, rebe tubishire muri ntuze imwe yindi wenda tuze kuyidisplayinga katuyite a. So noneho iyi ntuza noneho dukuvuga hano kuri 500 turafatamo ijana gusa, na hano kuri 750 naho dufatemo ijana gusa. Noneho reka tu displaying iyo ino image turebe ko nimeze. Okay, so yes, uri kubibona ko yakase noneho agace ka ya image twari dufite nini yuzuye, uri kubona ko ari kuzamo akantu k'akazu gutya. So ni gutya rero image nyine bimeze muri ntuza muri computer. So ni ukuvuga icyo twebwe dukora kuri image processing, tuba dukora kuri iriya mibare nyine, tuba dukora kuri iyi mibare. Reka du printing nk'iyi a urebe niki. Okay, ya uri kubona ko ari imibare ari arrays. So iyo mibare ino ni zino valeur ni valeur z'ama pixel, so nizo tuba dukoraho iyo turi mu cyo twita special domain. Special domain nibyo twita frequency domain. So hano special domain nukuvuga tuba dukora kuri hano mavaleur y'ama pixel direct. So kugira ngo tukore urugero rwiza, reka dufate kantu gato, reka tu yes, reka tu pasting hano. So hano icyo nshaka kuvuga ni iki. So hano ndiko bidasomeka tubyongera ntuza reka 24. Okay, nizere ko bisomeka. So hano icyo nshaka kuvuga, hano icyo dukora ni iki rero. Noneho hano, so hano so dufite ntuzi imeze gutya. Tugiye kureba ko dukora image processing. Ubu ngubu ni ukuvuga dushobora kuba dufite image ingana gutya, ni ukuvuga hano ni pixel 3x3, ni ukuvuga 9 nyine. So noneho icyo dukora ni iki, ni ukuvuga ko tuba iyo aho twita position initial, ahatangira ni hano, ni iyo kuri ntuza nyine ni hano ni okay, ni position yihe, ni position 0, nanga hakaba ari position 0. So ni gutya tubisoma hano gutya 1 position 1 nibwo bitaringaniye ntacyo, ningiye katuyite position ya kabiri niyo bitaringaniye. So uri kubibona korone ya 0 ni ya mbere, akundi kubara duhera kuri 0. So korone ya 0 ya mbere ya kabiri no kumanuka hano ni kimwe. So korone ya mbere ntabwo biri kuringanira neza ariko ntacyo, nizere ko byumvikana. Korone ya mbere so na korone ya kabiri
So yes, nizere ko hano biri kuboneka. So ufite no kuvuga hano hari umurongo wa 0, umurongo wa mbere, umurongo wa kabiri. So ni gutya tubibara. So none no kuvuga iyo nanditse niba iyi image yacu hano tuvuge yitwa cyangwa image, niba ngize gutya 0 0, so uhita ubibona nyine ko ndahita na accessing iyi pixel iri hano. Okay, tukore highlight. Okay, nacyo biraboneka. So iyi pixel iri hano kuri 00 niyo mba accessing. So cyangwa niyo tuba tugiye gukoraho. So ni gutya rero biboneka. So none iyo ngize gutya, so nkandika kabiri. So nukuvuga ndava hano kuri 0, icyo tubanza niki ni mirongo tubakurikizaho amakoro ni kuvuga ni yintuze ya kabiri. So nukuvuga ndava hano kuri 0 nzengire hano kuri kabiri. So ariko icyo Python ikora nuko ino kabiri ntago iba ari included, nukuvuga excluded, nukuvuga iyo banditse gutya iva kuri 0 ikagera kuri 1. bikumvikana. So gize na hano gutya hano ishobora kuguhanuza not included. So ngize na hano gutya, so nukuvuga niki, nukuvuga icyo gihe ishobora guselecting hano nahangaha. So birumvikana. So reka dufate urugero, dukoresha urugero muri ntuza yacu hariya, sibyo hano. Reka noneho dufate urugero tuvuge tubone pixel ya mbere ni iyi. Hano iduha ntuza ya mbere, irahita uduha umurongo wose wa mbere. So ariko iyo dushaka ni dushaka twebwe ntuza pixel ya mbere. So si urakubona ko ituduha 663 iki kubera iki, kubera twavuze ko ari ifite channel 3. Uko byumva niyo mpamvu iduhaye imibare 3. Ariko reka turamutse tuyigeze gutya, reka image image ushobora kuyisoma noneho ukoresheje channel imwe. Ukoresheje channel imwe twarabibonye ko hano tuhitira izina em. So iki gihe ukoresheje channel imwe nta kindi hano ushiramo 0. So noneho reka dusome pixel ibanza. So nta kindi kubona ko ituduha 197, iyo niyo pixel ya mbere. So uramutse ushaka gusoma uramutse ushaka noneho gusoma nka kuriya twadutanze urugero kuri kabiri. So uri tubibona ko none hiti guhanuza ebyiri nyine nka kuriya twabonye hari ku rugero. So guys, nize hano ko accessing nyine cyangwa ubona ntuza ugera kuri value z'ama pixel. Nizere ko hano byumvikana ko noneho ikindi hano urugero natanga ni igihe uri gukorera kuri ano macano 3. Igihe uri gukora kuri ano macano 3 nk'ubu dushaka noneho ku accessing channel imwe, ni gute tubigenza? Icyo gihe ku accessing channel imwe ni ukuvuga hano ni ntuza zose, pixel zose, nicyo bivuze pixel zose zo ukoresheje amarinye nkuko twabibonye cyangwa lines. Hano ni pixel zose ukoresheje ama columns. Noneho hano ni number of channel, ukuvuga iyi ni channel ya mbere, iyi channel ya kabiri, iyi ni channel ya gatatu. So noneho turebe dushaka ku accessing iyi pixel nyine ya mbere yonyine. None ubwo icyo dukora hano ni iki? Icyo dukora hano no kuvuga twandika ntuza hano 0 kugera kuri 1. Iyi ntuza dushobora kuyikuramo kubera ko ntabwo ari ngombwa. No ya twereka ntuza zombie. Okay, pixel iyi ni ku makarone. So turashyira ntuza ya mbere kugera kuri 1.
So hano birumvikana sibyo. So hano birumvikana, so nukuvuga niyo wagira gutya. So uri kubona ni nuza ni noneho turi accessinga iyi kandi dufite ya twari kuri 3 channels, ariko noneho turi accessinga iyi pixel yo kuri channel ya mbere kandi akaba ari pixel ya mbere. So ni gutyo birumvikana. So noneho uramutse so nizere ko hano byumvikana. So uramutse ushaka accessinga noneho iyi ngiyi, ubona kuvuga hanga ni kuri iki, ni kuri channel ya kabiri ariko tujuru pixel ya mbere. So channel ya kabiri nta kindi uhindura hano kuko twavuze ko ari yo nuza ya channel. So kubona kita kwandika 200 ushaka kwa accessinga channel ya gatatu kuko tubibona kari 189. So nizere ko hano humvikana. So haramutse hari ikibazo nyine ubwo wasiga comment aho hasi. So naho utaha.